Kongo ni igihugu gikize nabuze umuntu numwe ku isi wajya mpaka Kongo idakize irakize mu by'isi ikeneye uyu munsi Kongo abagororwa 2000 barapfa muri Makala prison isi ntago yubana leta watch mu birebe Kongo today ubu dukora ikiganiro abaturage barenga 100 bamaze kwicirwa muri Rubero muri Mangurujipa village Tshisekedi birinde muri Kazakhstan muri Astara muri Kazakhstan yagiye kwikurikirana dosiye y'amabuye y'agaciro ni na concession z'abacukura amabuye turi kumwe Uvira hahi akaba hangayikishijwe n'ibiri kubera Uvira hahi hagurumanye nta kimuhangayikishije ubundi ubusanzwe kugira ngo byumve neza izi insida ziri muri Kongo eshatu zikurikiranye iya mbere ni Mangurujipa abaturage barenga 100 bapfuye mu gihugu cyawe urumva niyo bakwitwa na landslide inkango abaturage nk'abo ngabo point de suspension Uganda nive muzubinga bazayemo 23 urwa rukuta yubatse muri Rubero ni rukureho itahe akazi kayinaniye barebe ko mu 23 itagenda gakosoza kiriya kibazo ubu kwanza nta n'iminsi irashira bajya kumara gushingura bariya utwo tuye DF twose baradutoratoye yakaba ari umuntu usa n'umubeshyi wa leta yego kana kagaragaza image ya leta ko nubwo yaba leta yari imbwa agomba kugaragaza ko ari imbwa zariye leta ntabwo rero Patrick Muyaya yajya ngo avuge ngo wazarendo batunaniye twabashyizeho tugira ngo 9 barakometse bandi barapfa ntabwo ari ko umugati we wubatse Patrick Muyaya ajejwe nicyahemberwa kwerekana isura ya leta ihari n'idahari 9 karindura 6 6 karindura 9 iyo zone ukoreraho operation Shuja niba utabasha gukondorora Mangurujipa no kuntu habekuze kubera ubwicanyi kari hotspot bari bakunda gukora mu bwicanyi wa ADF kutatari mwashyize itamajoro kutatari mwashyize uburinzi bukomeye kugira ngo abaturage barare bica abantu guhera saa 4 z'ijoro babica kugeza mu rukerera nta numwe telefone zaraje nta numwe uje kuba bakura mu ntoki amasasu yarashanye yavuze ngo risasi ngo wari iki ngo te ngo risasi zate ngo risasi rishize batuye mu bibaterana umugabo yitabaza icyo afite rega buriya bararwanye n'amabuye ubundi nabikubwiye kenshi ushaka kuva makuru muri DRC no kuyareba banza uyimura agatebe use nk'uwicara muri Kongo sibyo ibaze kubona umupolisi atora mu bintu abaturage bagatorana ngiye nsoma ibitekerezo kuri ibi ngibi mama 23 ya itakizi drone bamwe bati ikigaragara cyo isigaye ikunda kuvuga cyane leta y'u Burundi sibyo ati bigaragare ko nayo ishobora umunsi umwe kuzabigira nkaho yihorera ati uko mwatugenje natwe twagiye tubitaka kenshi ati isi nabo ikabatega amatwi ati uburundi ntagiye batabivuze rajya batabivuze basa naho bagaragaza ko kuba ikomeza izanamo ino leta ya Ndayishimiye Evariste ari ukugira ngo nyine ise nitanga abagabo ariko igihe kimwe kizagera ikaba bayikosora izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Umugabo witwa Muyaya niba ari Muyaya I don't know bamubajije icyo twakita kuri uyu mujyi wa Uvira marsha nubwo mbe numvise umuntu bamubaza bati twagakoze iki agasubiza ibindi yasubije ibintu wumva kabisa ko bidahuye nawe wabyumvise mbese bisa naho ari kujishuri ya munyamakuru amubwira ati none se ko umugabo witwa General Gasita yajyanwe ati ndetse afitiwe ikizere na Bwana Tshisekedi atarika abaturage bakamwanga atese murabona akurikiyeho iki mbese akerekana yuko ngo kuba yarajyanweyo ngo ni ibintu byatekerejweho na leta mbere ngo nyine wumva ko ibisubiza ari gusubiza bisa nka kwa kundi rwose umuntu abari nko kuvuga ngo reka njijishe iki kintu sinjye ubona kimvuye imbere cyane ariko nizo nshingano zo umuvugizi ahubwo numva umuvugizi yagatanze ahubwo umucyo yanokubeshya umuvugizi agomba gukora ibishoboka byose agapfundikanya ibintu biri bube authentique bikumvikana ku buryo bworoshye umuvugizi yakaba ari umuntu n'umubeshyi wa leta yego
kandi akagaragaza imaje ya leta ko nubwo yaba leta yari imbwa agomba kugaragaza ko ari imbwa zariye leta. niko kazi k'ubuvugizi muri strategy za PR. Nicyo kintu bakubwira. Niba ikiraro cyacitse ntugomba kuvuga ko cyacitse, bavuga ngo cyagiye kigira gutya kirindukira cyegama ku mugina icyo kiraro, hanyuma imodoka yari giciyeho isa nk'inyeraho gatoya, ipine inyuma isigara hakurya isigara hakuno, abantu bapfiriyemo bamwe baroba amafi kandi bari mu modoka. Noneho mu kuroba rero nuko bagira gutya banyereramo no bajya gute nuko utwara amakuru. Nicyo ubuvugizi buvuga, ntabwo ubuvugizi bube n'umuceri. Ntabwo rero Patrick Muyaya yajyaho ngo avuge ngo wazarendo batunaniye twabashyizeho tugira ngo 9 barakometse abandi barapfa. Ntabwo ari ko umugati we wubatse. Patrick Muyaya ajejwe n'icyahemberwa kwerekana isura ya leta ihari n'idahari. 9 karindura 6 6 karindura 9 nizo nshingano. Reba nawe ibyo igisirikare cyakoze, ibyo abadepite bakoze, ibyo government yakoze, amafaranga yibwe buri kimwe cyose, abagororwa bagize gute bishwe mu magereza. Patrick Muyaya iyo image yose ashinzwe kwihindura nziza. Ndumva rero Patrick Muyaya ntacyo namunenga, ahubwo akora akazi ke boss we yamushinze neza. N'abandi bavugizi kandi niko ku isi niko baba bameze. No gukora ako kazi nkako ngako, no gucurika ibintu, cyangwa guhagarika ibicuramye, nta n'inshingano zabo, nta kindi. Ari mu kazi. Ntabwo yajyaho ngo yimene inda ko batunaniye ngo bagize gute. Oya, aragenda bacenge avuga ati n'abantu bacu soso de patriote nako muri cya gifaransa cye, azi igifaransa cyinshi cyane. Nuko cyo kora muri niho hari umuntu wari musomera ati bazarendo bamaze abantu bisha abantu bagize gute, bafite n'uduce baturutiramo abantu bakaboreza igufa n'iki. Burya haraje uvuga disikuru uri nko muri ironi, ukumva umuntu akuri arimo kugutondagira amena umuceri, ukavuga uti yewe mbona nibwivana ahangaha. Ariko zicyubatse ikigize ibyo byose kuri Republika Demokarasi ya Kongo. Reka tujye kuri background y'ikibazo muri Kongo. Kongo ni igihugu gikize. Nabuze umuntu numwe ku isi wajya mpaka Kongo idakize. Irakize mu by'isi ikeneye uyu munsi. Kongo abagororwa 2000 barapfa muri Makala prison. Isi ntago yubana leta watch bubirebe. Kongo today ubu dukora ikiganiro, abaturage barenga 100 bamaze kwicirwa muri Rubero, muri Mangurujipa village. Urumva Tshisekedi urinde muri Kazakhstan, muri Astara muri Kazakhstan yagiye kwikurikirana dosiye y'amabuye y'agaciro na concession z'abacukura amabuye. Turi kumwe. Uvira hahi akaba hangayikishijwe n'ibiri kubera Uvira hahi hagurumanye nta kimuhangayikishije. Ubundi ubusanzwe kugira ngo byumve neza, izi insida ziri muri Kongo 3 zikurikiranye. Iya mbere ni ya Mangurujipa, abaturage barenga 100 bapfuye mu gihugu cyawe. Urumva? Niyo bakwitwa na landslide inkango, abaturage nk'abo ngabo point de suspension ndacyakomeza ntuze Kinshasa. Abaturage barwanya na polisi muri Stade do Maritime Senegal imaze kubatsindira, ugarutse Bukavu. Izo insida nako Uvira uko ari 3 normal bazikura perezida mu mahanga we mu rugendo agataha. Ntabwo agataha kubera iyo urgence, ntabwo ahubwo we yajya muri rugendo nka urgence yo kuvusohoka mu gihugu. Ibyo warubize nabyo. Ibi situation yo Kongo uyu munsi, ntabwo tuvuga ngo M23 yafasha ahantu ngo agize gute, kandi M23 ifatana Goma. Ngira ngo hari urugendo Tshisekedi nawe yararimo niba ari mu Budage arasubika. Ngira ngo ubanza byara coincidinganya na ya nama yaberaga mu Budage y'umutekano niba nibuka neza. So no kuvuga iki rero, no kuvuga ngo Kongo doesn't care abaturage bayo. Nibashaka bapfe, nibashaka bagire gute, kandi si Kongo yonyine, Uganda ya operatingira hariya. Nari mushakisha kuri UPDF ngo hari ikintu yavuze ku baturage bapfiriye ahantu irimo gukorera operation Shuja. UPDF dufitanye amasinde muri iyi minsi. Mangurujipa ni ihafite mu nshingano muri operation Shuja, yagiye kwica, yagiye nako gufata bari ba ADF. Imyaka irashize ari muri operation nk'iyo ngitabasha gusenya itsinda nka ririya rikazakica abantu 100. Nibura ADF yagombye kubigeze kuri level yahitana 2-3. Iyo nensi dishoboka ahantu hose. Ariko abantu 100 ahantu operation zikomeye zimaze imyaka 4 nimo bate muri yombi ababikoze bikarangira de façon inaperçue ahantu hari day inuze ikiriyo ntimushobora kuharindira umutekano, kandi ikiriyo kirahuza abantu benshi. Urumva? None se ni gute event ishobora kuba ikaba inzego zitabizi zizi ko bari mu karere ka opérationnel n'ibyihebe. UPDF iri mu gisebo na FARDC. Operation Shuja ni hambira itahe ireke mu 23 ikomeze ya rugendo. Iyo mu 23 iza kubihari
ntabwo biriya bibazo birimo kuba ku bantu bo muri Rubero va Kicumbiro usubira inyuma ari imbongo kuza hano ngwino Kirumba ngwino Kanyabayonga ngwino Kayina ntabyo mbibifurije ngwino Chavinyonga size mu 21 niba hayobora ariko Kamandi Jite ku kiyaga cyane uzi hayobora igira hino uzugereza hose ntago kare agasuzuguro gashoboka ari mu 21 yobora ese kare mushe zashoboka FDL yateye ahantu ariko ntabwo wakwicana mu 21 abaturage ijana ngo uyirokoke ibyo yagukora niwo bize ntabwo ibyo bikunda ariko ingabo z'ibihugu zitakajugujugu zifite drone zifite ubutasi zifite indege z'intambara zifite buri kimwe cyose barashyira abaturage ijana noneho Muhozi ntagire n'icyo yandika noneho Mwirambwe ntagire ikintu yandika FIDC n'igitangaza zitangaza kandi iyo ngiyo ni échec presque total kazi total urumva iyo operation Shujani reke kure mu rukuta hagati ya M23 na leta barwane M23 bohoze Rubero Butembo ndetse na ntuzi yongereho kuko nta kintu irimo gukorera abaturage bari abantu General Baudouin uyoboye iriya ngo première zone ya opérationnelle ya M23 muri Rubero nabonaga ari maganira n'abaturage muri iyi minsi hariya ntago abantu babicana General Baudouin Uganda nive muzuba ingabo za M23 uriya rukuta yubatse muri Rubero ni rukureho itahe akazi kayinaniye barebe ko M23 itagenda gakosora kiriya kibazo ubu kwanza nta n'iminsi irashira bajya kumara gushingura bariya utwo tu EDF twose baradutoratoye nkuko batora abandi bazarendo ari nabyo nabonye wa mugana amashati mutujye riwe name tuvanga amakuru nanabonye ADF yigambye ubwicanye yakoze ejo muri ntoyo buriya se icyo yigambyeho niki erega buriya hapfuye abaturage barenga ijana sibyo ariko hasuzuguritse amabatayo n'amabato ya FARDC na UPDF ntabwo ntabwo ntekereza ko target ya ADF ari bari abaturage nukubabaza leta no gusebya operation zihakorerwa buriya ntabwo nibwira ko aburi umukomanda ku musozi ngabajura bahayogoza ubyuka bufite ishema yego ahandi banagufunga none ushinzwe iki kugira ngo abantu babyumve neza buri operation giro bita intelligence officer wa operation noneho buri operation ikagira perimetre ikoreraho zone ikorera iyo zone ukoreraho operation Shuja niba utabasha gukondorora Manguru Jipa no kuntu habekuza kubera ubwicanyi kari hotspot bari abakunda gukora mu bwicanyi wa ADF yego kutatari mwashyize tamajoro kutatari mwashyize uburinzi bukomeye kugira ngo abaturage barare bica abantu guhera saa 4 z'ijoro babica kugeza mu rukerera nta numwe telefone zaraje nta numwe uje kuba bakura mu ntoki ariko ya syndrome de Stockholm ndakubizanye kubwira umuturage wa Manguru Jipa zikarinzwe na FARDC yigomvumira kugahera mu 23 agashima ingabo za Uganda zise mu bifaru ba bantu batabarinda nibo bonamo barinzi be yego abakaje kubakiza nibo yita kara abanyarwanda mugende wumvise kuri ikibazo kiri muri Kongo kimeze yego buriya baraho Manguru Jipa babonye mu 23 cyangwa n'iki bavuze induru nabo ese uwo mushima kari leta ihari imyaka ihamaze yabakirije iki ikibazo education civique muri Kongo zirakenewe nabonye na Kinshasa ibintu byahabiri ari amahano bakimara gutsindwa biriya byo ntago ari amahano menshi niko babayeho iyo bitahaba ahubwo niho byari kugira kurandura zira ntebe ikibazo si icyo gutera amabuye aho kugira ngo hagire igikorwa polisi nayo igasubiza ndi polisi amasasu yarashanye yavuze ngo risasi ngo ari iki ngo te ngo risasi zate ngo risasi rishize batuye amabuye baraterana umugabo yitabaza icyo afite rega buriya bararwanye n'amabuye ubundi nabikubwiye kenshi ushaka kuva makuru muri DRC no kuyareba banza uhimura agatebe use nk'uwicara muri Kongo sibyo ibaze kubona umupolisi atora amabuye n'abaturage bagatora nde yego ariko perezida ari Astana arimo kugenda mu ndege urumva arumva sirimutse arumva ari igitangaza reka se nakubwira no Kongo ifite ikibazo gikomeye hanyuma se masha kuba mama 23 rero nayo yongeye kuvuga ko hari ibitero siwa zimaya ariko kumakado unajya kugira ukanseka urumva masha ati dukomeje kugabwaho ibitero bya drone urumva M23 ntago wabibonye nabibonye biturutse ngo muri Bujumbura byo biriya bivuze iki ko nubundi ukibona wa muriro wa Bujumbura uturukayo ko nabyo ubona ko bitazigera bihagarara bikigoranye inyeshyamba aho nyine mama 23 ishinja uburundi kugaba ibitero bya drone
muri Kongo bivuye ngo muri Bujumbura. inyeshyamba zifite uburyo bwo kwirinda n'ibitero bya drone, Yego. bafite n'uburyo bashobora kureba yego ziri letale zirica, ariko bafite ingamba zabyo buriya, zaba ari ingamba zo kurinda ikirere, zaba zo gucengana nazo. Yego. Na cyane ko indege n'imbi zica abaturage, ariko ntabwo indege zikonkara ingano ngo zihafata ubwo butaka, kandi u Rwanda ashaka kugira ngo akomeze ubutaka bwe. Yego. Urumva? So M23 AFC bashobora kureba uburemere bwo gukoresha indege, kwanza ku ntera ya mbere bakabanza bakabifinduramo ubwoba. Yego. Bw'uwo mu Rwanda, kuki agwabe ibitero Air Force indege ntiyadvancege ku butaka. No kuvuga ngo ibitero by'ingabo z'u Burundi n'ingabo za Kongo kuri M23 uyu munsi, nubwo no ku butaka bajya bagerageza, Yego. ni ikimenyetso cy'ubwoba ntangere bafite. Nubwo indege zishobora kuza guca intege umuntu ukazamutera nyuma umaze kumuca intege, nubwo abasirikare bazonzwe n'indege bagira ikibazo psychologique cyo kwibaza ngaho ndirandeba ndagira gute n'ikindi kintu, uko bahindura ingendo, amatsinda bakoresha. Niba ari kampani y'abantu 100 bashobora kwicamo ibice by'abantu batanu kugira ngo bihishe indege. Niba ari guteka, bagomba guteka ku manywa, nijoro indege yabarangiza kuyibona umuriro, n'abanywa itabi kuba bisogongera agomba kwitsimba hano kugira ngo itazira kuri uwo muriro. Yego. En fait ntabwo nazanga ngo mbeshya abantu, indege ni game ucenda mu bintu bijyanye n'intambara, ukurasira mu kirere ntabwo abayoroshye. Ariko nanone nujya gupima ku munzane urareba uvuga uti ku butaka nabafungiye bashwariwe mu kirere, nabyo bishakira umuti. Ntekereza ko aya defense zirahenda, urumva? Wenda bashobora kuba abemu23 bafite bakavaringa nka Norukivu na Sud Kivu igice gitoya, ariko gahoro gahoro biba byo kurinda ikirere ugenda upgrading, ugenda ubivugurura. Na cyane ko ubuhanga ugura bwo guhangana n'indege, uwo muhanganye nawe arabugura akazana ubucalenjinga. Ni ibintu wari uhindura buri munsi, ntabwo uvuga ngo naguze ya defense ngo birarangiye. Hari igihe undi wa drone nawe yazanye irindi rye agura izindi ashyiramo ibindi, donc ntabwo biri statique, biri dynamique. Ariko ukeka ko Air Force ya Kinshasa no Burundi yaba yova powering imbaraga za M23, yet bihitana abaturage benshi n'abasirikare bashobora kubahitana, ariko abarwana bazi ko bagomba gupfa mu ntambara, ariko bigenda. Ariko bareba kuri end of time, ubundi mwateye indege zahita zinamanuka zirahakaba. Ese yakava batanze abo hasi ku butaka bese badvancing babambura ahantu. Nicyo natekereza je ku giti cyanjye. M23 ushaka gupima menace y'indege igasangira iminime, nubwo ari nuisible, ari mbi cyane. Noneho ikaba yapgradinga, ikaba irimo kwa modifia no kwediting ubwirinzi bwayo. Yego. Ntabwo ndi umuhanga muri byo, ariko bagenda babyongera bakavuga ati ubu ngubu twongeyeho kilometero zingahe. Abahanga abagespert bakaza bakongeraho nk'ikilometero 10 akareba ko biwakinga ko akadrone kagurutsemo gashirira n'urugero, bakongera bagashyiraho izindi 10. Ntabwo buri abwirinzi bushobora kuzapfa gukemuka umunsi umwe. Munibuke neza ko niyo bafite nk'uburyo buri deplace bwo kurinda ikirere, batarizera agace ka Mwenga na Warungu neza ngo ufite air defense y'amamiliyari, urumva? Ujye kuyitwara ku butaka uzi ko abazana bashaka kuyitega mbushi bakayitwika. No kuba M23 twirwaneho bagikora mu buryo buri detached, batarahuza neza ngo ubone ko hari ahantu rwose bizeye. Hari umuvandimwe twarimo tuganira ejo bundi avigoma ajya Bukavu, kandi wabonaga abantu bagiye mu kazi, numva ari mu gicuku. Ese mufashe ingendo muragiye ati tusigaye tugenda. Ntabwo M23 ubaka icyo kintu cyo kuva Bukavu ujya Minembwe muri ubwo buryo, ariko Bukavu Goma haragendeka n'igicuku na manywa nijoro 24 hours barakora. Yego. Hari umuntu utabyizera, ariko nuko bimeze. Rero ntabwo namenya amakuru menshi arenzaho, ariko duke umuntu aba afite, duke umuntu aba afite, zira drone zirabyigiriye gito, kuko ntabwo M23 ari abana barimo kubaka uburyo bwo guhangana nazo, kandi ibyo nakubwiraga. Donc zirabyigiriye uyu munsi ejo, ariko ntabwo bizakomeza. Nicyo kirenge kukubwira ko nagiye nsoma ibitekerezo kuri ibi ngibi 23 ya itakizi drone. Bamwe bati ikigaragara cyo isigaye ikunda kuvuga cyane leta y'u Burundi. Sibyo? Ati bigaragare ko nayo ishobora umunsi umwe kuzabigira nkaho yihorera, ati uko mwatugenje natwe twagiye tubitaka kenshi, ati isi nabo ikabatega amatwi, ati u Burundi ntagiye batabivuze rajya batabivuze, basa naho bagaragaza ko kuba ikomeza izanamo ino leta ya Ndayishimiye Evariste
ari ukugira ngo nyine ise nitanga abagabo ariko igihe kimwe kizagera ikaba bayikosora. ibyo nabivuzeho narabihaze bagenda bumva ibiganza twagiye tubikoraho. M23 niyo izasenya CNDD-FDD, yego ishobora kuyisenya ku mbaraga za gisirikare kuko ntabwo yayinesha, urumva, ariko nakubwiye ko ishobora no kuyisenya naye ikavuga iti nkuko mwagurukije drone Bujumbura, natwe izacu muzaziduruse, namwe izanyu zizave Karemi, namwe mujye mugira nyina wundi akabyara umuhungu, kuko mu matangazo ubona ko kenshi basigaye bikoma byose birashoboka. Niba Burundi bufasha Tshisekedi, kuki M23 so itazafasha ntuze urwanya Burundi mu gihe kiri imbere? Nisa Burundi wo kuva ko bari aho ngaho badasakaje wa mugari nyakatse kuko badafite umuntu wabarwanya. Erega iyo ukora ikintu umenya ko nawe undi yagukora ikindi. Ariko icyo abantu bavuga numva muri kimwe, CNDD-FDD na M23 FC bose umunsi umwe bazumvana imitsi, bazacakirana. Ariko ikintu zirenyeshyamba zirinda ni uguhutiraho no kugira umujinya murandura nzuzi, kuko intambara zirwana kenshi iyo ushisenguye ugatera imetero, hagomba kuzamo imibare kurusha kuzamo uburakari, urumva. Ndabyemera, ni umubare. Twebwe iyo dutera inshinge mu buryo bita technique d'injection, injection nyine urushinge dutera gutera imiti abantu mu nshinge, haba ku kibuno habayeho umutera inshinge, urumva, no ku kibero. Ubu ngo abantu batera no ku kibero inshinge, ntabwo ku kibero hakigezweho. Ku kibero ahangaha no batera inshinge ntabwo bagitera ku kibuno cyane, birabujijwe. No ku kibero ariko bararyana. Ariko icyo nakubwira, hari tekinike ibyo tuvuga ngo ni 5 juste muri injection, ngo ni inzira nyakuri, urumva, n'ibitekerezo utekereza bitanu mbere yo gutera urushinge. Icya mbere bavuga ngo uyu muti ni uwo, izina ryawo, ese ubwinshi bw'umuti doze nibwo, ese umurwayi ngiye gutera niwe, kuko bashobora kwitirana no ku bitanda byegeranye. Ariko malade juste agomba kuba juste. Niba David Marshall, ni David Marshall, ntabwo ari David Ma, kuko ashobora kuba ari naho ngaho kandi begeranye muri ward. Yego, so mu ntambara nawe sinshaka kwitima mu by'ubuganga. M23 nayo igomba gukoresha juste zayo, niba ari juste 10 ni juste 10. Yego, ese mu kwihora ku Burundi yewe na FARDC n'abafatikanije, urumva, iyi ni tangiste, urumva, iyi time niyo yanyaye yo ko twakwivuna umwanzi w'Umurundi. Ese koko Umurundi turasa n'abafatikanije, abo dutekereza ko bari kumwe, niba ari ababirigi, niba ari kiniki, koko nibo. Yego, M23 ikoresha iyo systeme imeze nko muri science médicale yo kubanza ikamenya ko ikigiye gukora kiri juste. Niyo mpamvu ishobora kuba yarafashe Goma kandi umuntu yarabara ko ibihe byiza kuyifata ari ukwezi imbere ya Goma, ariko nyamara ukwezi mu kwa kabiri yifatiwe n'itariki ikabona niyo yari juste. Icyo gihe haza no gucanga ikarita mu rwego mpuzamahanga, ukari impumeko isi irimo guhumeka, urumva. Ni kimwe nuko donc nicyo mbona M23 igomba gukoresha high precision, ntifite igihe cyo gutakaza. Leta yafusha abasirikare 1000 igaterenga abandi 10,000 ipfa gutanga itangazo baje guhembwa birihuta. M23 yo nuwayo kugira ngo imutakaze irumva ari igihombo gikomeye kigiye yamutereninze udahembwa. Abandi yo umusirikare apfuye bashobora kurinda munita umuryango we. Wowe M23 ntago muri buze kubwira uburu mu nkambi y'impunzi umwana wanyu ngo yitabye Imana ngo turabaha iki, urumva. Yego, M23 igomba gukuba ibitekerezo karenga 70 mbere yo gukora ikintu. Kandi ibiri amambo kuva Bunagana Kiwanja aho bagiye baca hose, jewe ndatekereza ko izo juste zaje mozo suko zingana. Niyo mpamvu bateshuwa, ni nacyo kintu kibateranya wenda n'abasesenguzi mpuzamahanga n'abantu batandukanye. Wowe ubona ikintu kiri juste kubwawe ureba kitaraba juste kuri wowe, igihe bizabera juste uviri zavamo, there is no problem. Igihe bizabera juste Uburundi buzihorwa, urumva, bishaka bitwara imyaka ingahe. Igihe bizabera juste Kinshasa niba bajyayo bazayifata, igihe bizabera juste ntaho bazajya, sibyo. Twege tutanga ibitekerezo tutanakuraho yuko abantu bafite juste zabo biyubakiye. Wowe ukabona ni juste kuko nakubwiye ngo ni 6, undi akavuga ati si 6 ni 9, nuko ryacuramye bitewe naho uri. So bihorere rero, bashobora no kubabona ibimenyetso bitaraba enough ku Burundi, donc ntibihagije, bakavuga bati ntago bihagije bya bien, barakiyumva, sibyo. Cyangwa bakamenya ngo ari nk'ibikoresho Burundi bushaka kugura nko mu kwezi gutaha mu butasi bwabo, ukavuga ati reka abanze babizane tubakurure.
tuzabibacaginge. Buriya muntu abara amayeri menshi bakabona Burundi mbega buracyakwega ibintu. Yego. Ubu yaseka abasirikare mu Rwanda ukuntu abasirikare abana babi bashobora kwimura defense zari nk'imbere zegere nka Uvira bakazira nko birometero nk'icumi nyuma kugira ngo bagukwege. Ku bantu bazi football bajya bayibona mu kibuga. Iyo abantu bakina futu hari ubona aba equipe adversaire muhanganye ikinira imbere izamu ryayo. Uzi impamvu ikinira imbere izamu ryayo ibikwega abakinnyi b'indi kipe ngo baze bitsindagire aho ngaho. Noneho babandi bataka baze gucomokamo umuntu abaherezo agapira imbere abandi bari muri camp mu camp yanjye abatatu bacomotse bagende batsinda umuzamu. Yego. No mu ntambara birashoboka rero. M23 kigira nk'abantu batabona batumva batareba kaga kari hariya wowe ukabanza ukikwega ukaza imbere. N'ibirindiro ukabona ingabo zikoreye ibikoresho ziragiye ngizitsinzwe. Yego. Ngungu barabikoze. Ngungu no guhabaye imbaraga z'abarundi bavuye muri Somalia icyo gihe ibitero byabo y'abasirikare bavuye muri Somalia bita amava muhira. Ariko Ngungu M23 bivuga ko yashutse ingabo z'u Burundi ko itsinzwe kirukanka gose iyabangira ingati bereke nabo bahise bavuga ati noneho turabarashe. Ariko ikintu babakoreye ibyo bita decime bagarutse barabasibye ibyo bita gusibanganya abarundi ku buryo bafite indwara yitwa ngunguizme. Ngungoroji numboroji ndetse na minovoroji na bukavoroji abarundi barayifite bararashwe babaje biteye ubwoba. Marsha bamwe bati rero izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.